umukristo ni mwiza se, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika, kandi iterambere ireba buri wese. Tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Live Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Dukomeje kwifuriza kugubwa neza. Twinjiye mu mwanya w'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Ngende Joseline Uwimbabazi hamwe na Pastor Mabure Nkuranga ndetse na Nitegeka Pascal. Mwakoze cyane rero, turabashimiye inshuti bakunze b'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere, aho muri hirya no hino mwegereye inyakiramajwi zanyu kugira ngo tuganire. Uyu ni wa mwanya duhura tukaganira kuri iki kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Reka tutangire dusenga nk'uko tubimenyereye. Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye umwanya uduhanye na bene data hirya no hino. Turakwinjiza kugira ngo umwanya tumarana ubu umumaro, turasabye kugira ngo utushoboze kubaganiriza ibyabagira umumaro, kandi nabo ubashoboze gufatamo ibyabagira umumaro. Turifuza yuko amahame tuganiraho yababera y'umumaro muri iyi nzira, muri urugendo tukiri hano mu isi, muri urugendo rwo kwiteza imbere, twitegura kandi dukora nk'abana b'ubwami bwawe. Urakoze rero komeza kutugira neza, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Insanganyamatsiko tuganiraho uyu munsi turavuga ku mahame agenga imibereho n'iterambere muri rusange. Amahame agenga imibereho n'iterambere, hanyuma tuyaganireho. Ni amahame atandukanye, dushobora kutayamarayo yose, ariko uyu munsi turababwiraho amwe namwe mutubwireho uko muyumva, hanyuma tuyunguraneho ibitekerezo. Reka dutangire tuganira ijambo ry'Imana nk'uko tubimenyereye. Turaganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'imigani, ibice byaho ni 23 ku murongo waho wa 7. Na gace kabanza k'uwo murongo niko tuganiraho, hanyuma tunasome ku ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 12 ku murongo waho wa 2 n'uwa 3. Duhereye mu migani 23 umurongo wa 7, haranditse ngo kuko uko atekereza mu mutima ariko ari. Ni umurongo muremure, ni umurongo ugize, ariko ako gace kavuga ngo kuko uko atekereza mu mutima ariko ari. Ndashaka ko ariko tuza gutindaho, hanyuma dukomeze tugere mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 12 nk'uko nawe maze kubivuga ku murongo waho wa 2 n'uwa 3. Haranditse ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Imana ibaha umugisha. Iryo niryo jambo turi buganireho, ririya tumaze gusoma mu migani rivuga ngo nk'uko uko atekereza mu mutima ariko ari. Kenshi uko dutekereza mu mitima yacu niko duhinduka. Turi bugende tubigarukaho tubireba muri aya mahame tugiye kuganiraho. Amahame tugiye kuganira hano ni amahame agarukaho n'abahanga
n'abanditsi batandukanye bagiye bayavugaho, bayakozeho ubushakashatsi, abahanga mu mitekerereze y'abantu, abahanga mu mibereho y'abantu, bakabikoraho ubushakashatsi bakabyandika. Ayo ngayo natwe niyo turi buganireho, kuko iyo uyakurikije ukamenya ko buri hame ryitabwaho bigira umumaro, kandi iyo ubyirengagije kubera ubutamenya cyangwa se kubera kubisuzugura nabyo bikugiraho ingaruka. Reka nsabe mugenzi wanjye Pascal turi hamwe tubwireho kuri iri hame rya mbere, hanyuma dukomeze tuganira n'abadukurikiye. Murakoze cyane Pasiteri. Aya mahame turi buze kugarukaho agenga iterambere, buriya ni n'amahame agenga n'imikoreshereze y'amafaranga, kuko ntitwatandukanya iterambere n'imikoreshereze y'amafaranga. Buriya rero mbere yuko mvuga ku ihame rya mbere, ni byiza kwibutsa abaduteza amatwi ko buriya amafaranga nayagira imbaraga, icyo twakwita inaje, ingufu, kandi agenda asanga abantu bayitaho bakayakoresha neza, bakurikiza amahame ayagenga, bakayitaho bakayafata neza. Ni nk'uko nawe wumva wishimiye kuba wajya wakwegera umuntu cyangwa wavugana n'umuntu cyangwa wasabana n'umuntu uguha agaciro, ugufata neza, ugukoresha neza, ukubaha. Amafaranga rero ndagira ngo nshuti bakunze mudukurikiye nayo twumve ko mw'iri terambere amafaranga akenshi agenda asanga ba bantu bazi uburyo bwo kuyakoresha mu buryo bushobora gutuma abyara andi, ndetse akaba ashobora no kuvamo ibintu cyangwa serivisi zigira agaciro zongera ku buzima. Akenshi uzasanga bene abo bantu niba abantu bayakoresha mu bijyanye no guhanga akazi, guhangira imirimo, ibikorwa bibyara imirimo ku bandi, ibikorwa bibyara amahirwe aza kugira umumaro ku bandi bantu. Abantu bafite ibyo bikorwa bakoresha amafaranga mu bintu bikomeza gutuma ya mafaranga yiyongera, akagira umusaruro ugera no ku bandi, usanga ari amafaranga akunda gusanga. Ni bimwe abanyarwanda bavuga ngo ibintu bijyaho ibindi yego, ngo ibintu bijya aho ibindi biri, ariko abafaransa bakavuga ngo amazi ajya mu mugezi. Amazi ajya mu mugezi. Uzasanga akenshi amafaranga agenda ahunga abantu batayakoresha neza, uyasesagura cyangwa uyakoresha mu bintu bitari buze kugira agaciro byongera ku buzima bw'abandi. Uzasanga akenshi ayo mafaranga agenda ahunga bene abo bantu, bantu bayasesagura mu bintu bitari productive, bitari buze gutuma bigira umusaruro. Aha rero ubwo tugiye kuganira kuri aya mahame y'ubuzima n'iterambere, ariko tugamije ko umuntu agomba kuyashyira mu bikorwa, bikaba bishobora gutuma ubuzima bwe burushaho kuba bwiza ndetse n'ubw'abandi. Yego. Ihame rya mbere rero muri aya mahame ni ihame ry'imvano n'ingaruka. Mu ndimi z'amahanga babyita cause and effect. Iyo principe, iryo hame rivuga yuko buri kintu kigira imvano yacyo, kandi kikagira ingaruka, kandi buri gikorwa kikagira ingaruka. Buri gikorwa cyose umuntu akoze kikagira ingaruka. Nta kintu kibaho kidafite impamvu yacyo, kandi nta kintu kibaho kitagira ingaruka zigikomokaho. Mu yandi magambo, ibitubaho cyane cyane birimo nko kugera ku byo twifuza, kuba successful, kwa kuntu umuntu atangira ikintu agahirwa akakigeraho, cyangwa se undi akagitangira bikamunanira kubigeraho. Ni ukuvuga ngo biba bifite imvano, kandi biba n'ibyo dukora biba bifite ingaruka imbere, twaba tubizi cyangwa tutabizi. Yego. Biba bifite aho biturutse. Akenshi usanga tubibona ntitwite ku kumenya ku mpamvu yabiteye. Ugasanga ingaruka nizo turi guhera ko tubona, ariko nta kintu kibaho kidafite imvano yacyo. Aha ntituza kugera no mu buryo twihaza mu mitungo n'amafaranga, iri hame nabwo rirakora
cyane rirakora kubera ko kubasha kwihaza biba bifite aho biturutse ndetse no gukena ukananirwa kwihaza mu bukungu nabyo biba bifite aho biturutse. Iri hame ni ihame rikomeye cyane. Imana idufashe kugira ngo abaduteza amatwi baryumve. Buri umaze kumenya iri hame ushakisha icyo abandi bafite ibyo bagezeho bakoze ukagerageza kugera ikirenge mu cyabo. Ntabwo ushobora gutera imbere utarabasha gusobanukirwa iri hame ngo umenye aho abateye imbere bavanye imbaraga icyo bakoze kugira ngo batere imbere ndetse ngo unatangire kubigana ugera ikirenge mu cyabo. Ibi ni ibintu by'ingenzi kubera ko mu badukurikiye hari ushobora gutekereza akavuga ati ngewe ibingibi ngerageza bikanga, ibingibi nkora nkabona bitagenda neza, bishobora kuba ariho bishobora kuba arirwo rwandiko rwanjye, ari byo mu yandi magambo ari byo bintegereje, nta kindi nabikoraho. Ariko iri hame rivuga ngo imvano n'ingaruka ryakabaye riha icyizere buri muntu, kimubwira yuko ikimubaho gifite aho gituruka, aramutse ahashatse neza akahamenya akahakosora, bishobora guhindura icyamubagaho atari yishimiye. Igikomeye kuri iri hame ni uko buriya byagaragaye ko imvano y'ibitubaho akenshi ni ibitekerezo. Noneho ibitubaho bikaza ari ingaruka za bya bitekerezo dutekereza. Ari na ryo rya jambo twahereyeho mu migani rivuga ngo kuko atekereza mu mutima we ariko ari umuntu uko atekereza mu mutima we niko ari, kubera ko uko atekereza biraza guhinduka, birahinduka imibereho ye, noneho bihinduke umuco, n'abandi nibamubona bamubone uko ari. Ni ukuvuga yuko uko umuntu ari ni ingaruka za bya bitekerezo. Bivuze rero yuko na bya bitekerezo bihindutse n'imibereho nayo ishobora guhinduka. Akenshi usanga uko tubayeho, ibyatunaniye cyangwa ibyo twagezeho, dushaka kubyitirira ibidukikije, abantu, aho twavutse, ingorane twanyuzemo, amateka n'ibikomere twabayemo, ugasanga nibyo, cyangwa se ibyiza wanyuzemo, cyangwa inshuti ufite n'imiryango, ukumva nibyo uri gushaka kwitirira ibyo ugeraho cyangwa ibyo utabasha kugeraho. Ariko iri hame buri icyo rivuze ko ibidukikije atari byo bidutera kubaho uko tubayeho, ahubwo ibiturimo imbere bya bitekerezo nibyo bitumye ubayeho uko ubayeho cyane rwose. Iri hame buriya abantu reka turebe ibi bya cause effect ni ikintu gikomeye cyane. Hari ukora akavuga ati aho mutindi yani nitiriva. Icyo gitekerezo rero cya mbere cyatumye yifata nk'umutindi, warose nawe burinda bucya. Ubwo kurota nabi ashatse afasha ibya kera abihuje n'iby'ubu ngubu. Mu yandi magambo, mu mitekerereze ye ntabwo harimo kurota neza. Niba ni nko kuvuga ngo niba byaragenze nabi ubushize mu muryango cyangwa mu byo nagerageje, n'ubu nta cyizere. Mu yandi magambo, iyo uvuze ngo aho mutindi yanditse ntiriva, mu mitekerereze yawe ntiwibona nk'umuntu ushobora kuba successful, ntiwibona nk'umuntu ushobora kugera ku ntego, ahubwo uhora witekereza nk'umutindi. Muri Bibiliya uribuka babatasi bagiye gutata igihugu, bamwe bakaza batanga raporo y'uko babonye abanaki, ngo bajya bababona ngo bakibona ari nk'inzigi. Niko bababonaga kandi nabo niko bibonaga. Mu yandi magambo, imitekerereze niho ibintu bipfira. Ugatangira ubucuruzi, wahomba ugatangira kuvuga ariko ni wacu nta muntu wigeze acuruza. Abacuruje ngo yende. Wajya mu kazi ukumva ibyo uri gukora uyu munsi birakunyuze, kubera ko ukurikije background, ukurikije imibereho yawe aho uturuka n'ubuzima wabayemo, nta cyizere ufite yuko icyo kigo uri gukoramo ushobora no kuzagera igihe ukakiyobora, kuko iwanyu wenda nta wigeze ayobora. Baguhamagaye baguhaye akazi k'ubuyobozi,
ukumva ibyo bintu sibya kandi iyo utumva ko ari ibyawe kuko utekereza uti wacu nta na nyumba kumi wahabaye nta n'umuyobozi w'umudugudu wahabaye nta watunze n'igare ibyo birimita ibyo ushobora kugeraho muri bwa buyobozi bwawe na rya terambere ryawe. So iri hame rero rivuze ko imitekerereze niyo mpamvu nyamukuru y'uburyo tubayeho neza cyangwa nabi. gusa ahangaha turi nabigarukeho inkuru nziza nabwira udukurikiye umukunzi w'iki kiganiro nuko guhindura ibitekerezo birashoboka. Guhindura imitekerereze birashoboka kandi igitangaje nuko iyo uyihinduye byinshi muri bya bindi bigukikije bitangira kujyana n'imitekerereze mishyashya ufite. Ubushize tuganira kuri cya kiganiro hari ikiganiro twaganiriyeho cy'imicungire y'amafaranga turi kuvuga ko tukwiye kwirinda gusesagura. Hari umuntu wambwiye ati reka uwo twaganiraga arambwira ati rwose urondereza ubusa bukimara. Urumva mu mitekerereze iyo amaze kumva ngo amavuta y'umuntu namuraye ku mubiri akumva ko ngo imbitsi ya cyane bikira mu cyeba akumva ko ngo rondereza ubusa bukimara kandi magambo ibyo afite n'ubusa ntabwo arabona agaciro k'ibyo bintu afite. Nibyo kandi ijambo ry'Imana ngira ngo twakunze kubigaruka inshuro nyinshi ni mu migani avuga ngo ubutunzi bw'amahugu buzatuba ngo ari kurundarunda ibintu avunika yegeranya duke duke abona agaciro k'utwo dukeye. Ijambo ry'Imana yavuga ngo uwo nguwo azunguka. Yego buriya kudakora hari impamvu ushobora gusanga gusesagura nabyo bihera mu mitekerereze. Nicyo nashakaga kuvuga. Kudakora kandi amaherezo bizana ubukene cyane bikazana ya mibereho mibi. Kandi iyo byapfiriye mu mitekerereze buriya biranagora umuntu kumugira inama kugira ngo yumve ko imitekerereze yari afite ariyo ifite ikibazo, ariyo irwaye, ariyo ikeneye guhinduka. Ntabwo bikunze koroha kubera ko akenshi umuntu ni nka wa murongo nyine twavuze ngo uko atekereza niko ari. Hari igihe umuntu atekereza ko ari uko aremye ariko tukaba tumaze kuvuga ngo birashoboka rwose guhindura icyerekezo cy'ibitekerezo byawe. Yego kuko mu mitekerereze ni naho hahera ikintu cya resistance cyangwa kwanga gutsimbarara ku bya kera, kwanga guhinduka, kutemera kwiga, ukavuga ngo uko twabikoraga iwacu n'ubu niko bigomba kugenda, uko nabikoze umwaka ushize n'ubu niko nabikora. Urumva ko byose birahera mu mitekerereze. Hari umuhanga umwe wavuze ngo ubusazi ni ugukora ibyo wari usanzwe gukora ukiringira kubona ibitandukanye n'ibyo wajyaga ubona. Ugakora ikintu kimwe n'icyo wakoze ejo ukitega yuko uri bubone umusaruro, ukiringira yuko hari buvemo ibintu biruta kure uwo wabonye ejo. Ugakomeza ugahinga uko wahingaga, ugakomeza ukabaho uko wabagaho, ukaryamira uko waryamiraga, ugakoresha amafaranga yawe uko wayakoreshaga, uko wasesaguraga, ariko ukiringira yuko rwose ejo uzasanga konti yuzuye ibintu. Uri ku iterambere rirambye. Aha rero bivuze iki? Niba dushaka gutera imbere dukwiye guhindura imitekerereze cyane rwose, tugahindura n'imikorere cyane rwose, kugira ngo tuzabone umusaruro urenze uwo twabonye mu myaka yashize. Iryo ryari ihame rya mbere ry'imvano n'ingaruka. Ese pastor umuntu ntiyanarihuza no nibiba nisarura kuko ndumva njye ari bimwe. Icyo umuntu abibye n'icyo asarura cyane rwose, ariko byahereye mu mitekerereze cyane. Ntushobora kubutekereza ubukene ngo uzakire, aribwo uhora utekereza buri gihe. Uramutse uvuze ya mvugo wigeze kutubwira mu kanya abantu benshi bakunze kuvuga yo kuvuga ngo aho umutindi yanitse ntirivu. Uramutse ugumanye iyo mitekerereze yuko uko umeze nyine nuko nirwo rwandiko rwawe, aho uzandika ntirizava, biragoye yuko uzagira icyo ugeraho. Unyibukije ejo bundi hari umuntu n'uyu nguyu ari kuri kuvuga ko ibintu abonye iwabo batajya bisondeka, agomba kwita bikonsoma byose. Niba kuri 2,000 ati hoya ndagahita ushaka bya bindi nyine
byo hejuru bigize deja akabirya byose ubu nawe nubwo atameze nk'uri mu maganya ariko nawe hari n'ikindi icyo nacyo ni ikibazo nacyo gihera mu mitekerereze. Hari n'icyo pasiteri yaravuzeho cyo uyu muntu ufite imitekerereze itari ku murongo akenshi ntumugira n'inama. Hari n'uwugira inama yafashe umwanzuro icyemezo kitari cyo kugira ngo agihindure akakubwira ati rwose wikwirirwa uvunika iwacu nuko duteye iyo twafashe umwanzuro tuba twawufashe. Ku byo wari uvuze binyibukije twagiye tunabigarukaho ibintu bijyanye no kumenya ibikenewe ukabitandukanya n'ibyifuzo umuntu afite, kumenya gutandukanya needs na wants, ibintu byangombwa bikenewe. Kera haramba kuri kaminuza hari igihe twahembwaga buruse ya 5 abanyeshuri benshi icyo gihe bayakoragamo ibintu bikomeye, ukayambaramo ukayakoramo utuntu twinshi ukaba banayafashishamo abantu ari 5 wahembwe ku kwezi. Ariko hari bagenzi bacu twafataga ngana nawe yaba yafashe 5 agahita aca ahantu akaguramo nka parufe ya 4,500 hanyuma hirya akazaba agutira ishati, agutira ipantaro, agusaba ku mpapuro, agusaba kumufotoreza ibintu nk'ibyo ngibyo gusa yiteye iparufe agenda rwose ameze neza. Yego iri hame ndumva twarivaho umuntu wese akumva ko icyo ari gukora uyu munsi gifite impamvu ari kugikora, imvano ikomotse mu mitekerereze ariko ishobora guhinduka nuko arimo yitwara uyu munsi umuntu amenye ko bifite ingaruka imbere. Ubu uyu munsi Joseline urabasha gukora hano muri radio ku buhanga bw'ibyuma kubera yuko mu myaka yatambutse hari ahantu wicaye ukiga ugafata amasomo ibijyanye no gukora muri studio ukabisobanukirwa. Ubu uyu munsi iyo niyo mvano imvano yaho wicaye uyu munsi n'ibyo wakoze icyo gihe n'uburyo umuntu yitwara uyu munsi bifite ingaruka imbere. Niba uyarya yose ukayamara ukayaguramo parufe nk'uko twari tubivuze bifite ingaruka imbere. Niba wicara ukiganyira aho kugira ngo uhindure imitekerereze utekereze ibishoboka bifite ingaruka imbere. Abatwumva ndizera ko iri hame ry'imvano n'ingaruka mwaryumvise. Wajya ku ihame rya kabiri. Ihame rya kabiri ryitwa ihame ryo kwemera. Iri hame ryo waritubwiraho iki? Kwemera ndagira ngo mu Kinyarwanda hari amagambo agira inyito imwe ariko mu zindi ndimi atandukanye. Turavuga kwemera nka beliefs cyangwa ibintu yemera yizera biri mu mutwe we. Yego amahame umuntu aba yarashyizeho ibintu atekereza, ibintu cyane cyane turibanda ku bintu umuntu yemera ariko yiyiziho. Ibintu wemera ariko wowe wiyiziho wowe ku giti cyawe. Mbese ibyo twemera ndashaka kubihuza, turabihuza na biriya twari tumaze kuvuga kuko nabyo biri mu mitekerereze. Ibyo twemera ni akayunguruzo kayungurira ibyinjira mu bwonko bwacu, kuko icyo utemera nta nubwo ugiha umwanya wo kwinjira mu bwonko bwawe. Ubundi buriya kera ndimo niga hari umuntu watwigishaga recherche yigeze atubwira ngo umuntu abona icyo arimo ashaka. Ubona icyo urimo gushaka, icyo utashaka, kandi icyo ushaka no kuba wemera ko gishobora kuba gihari hanyuma ukagishakisha ukakibona. Mu yandi magambo ntabwo umuntu yemera icyo areba ahubwo abona icyo asanzwe yemera. Ndagira ngo aha tubyumve kubera ko imyemerere ibyo wowe yemeraho wiyiziho mu kanya turatanga ingero biyungurura ibyinjira mu bwonko bwawe, noneho ukabona ibisa n'ibyo usanzwe wemera. Muri make ntabwo wemera ibyo ureba, ibyo usanzwe ureba byose, ahubwo urabiyungurura
ukabona ibyo usanzwe wemera. Mu yandi magambo wenda dufasha urugero muri ibi bintu bijyanye no kwihaza mu by'amafaranga cyangwa mu bukungu, imyemerere mizima umuntu ashobora kugira ikanagira umumaro nuko watangira kwimenya nk'umuntu ugenewe gutera imbere. Akenshi usanga ubukene bwacu, ubukene abantu babamo buhera mu mitekerereze, muri ya myemerere. Umuntu akaba atarigera yiyemera. Ubwo nituvuga kwiyemera abaduteza amatwi ntibumve kwishyira hejuru, ntibatekereze kwibona, ntibumve kwibona, ahubwo no kwitekereza, kwigirira icyizere. Kwitekereza, kwigirira icyizere nk'umuntu ushobora gutera imbere mu buryo butangaje. Ndagira ngo wowe dukurikiye guhera uyu mwanya, niba ushaka gutera imbere, tangira wiyemere, wibone, wigirira icyizere nk'umuntu ugenewe gutera imbere mu buryo butangaje. Kuko ababigezeho nta kintu baturusha, nta kintu bakurusha. Ngo nanjye ndi kwishyiramo kuko nanjye hari ibyo nshaka kugeraho mu buryo butangaje biri imbere kandi birashoboka. Muri make ubwonko bwawe nibumara kubyakira, ukumva ko muri 2020 hari ibintu bidasanzwe ugiye kugeraho, hari inzozi ushobora kurota zikajya mu bikorwa, zikaba impamo, uzatangira kugira imyitwarire kuganisha kuri za ndoto zawe. Bitarahera mu ndoto ngo wibone nk'uwo muntu muri cya cyerekezo aho ushaka kwerekera. Muri make ikintu kidakwira, kitabasha gukwira mu bitekerezo, ntigishobora no kubaho mu buzima bwawe cyane rwose. Aha rero akenshi usanga abantu bitekereza nk'abanyantege nke. Ugasanga ubukene buri mu mutwe cyane kurusha uko buri hanze. Ugasanga urizitira, uriwahera uribona mu kazitiro, uriyemera, uribona mu kazitiro k'amateka k'ubuzima wabayemo udashobora kurenga. Ugasanga ntabwo wifitiye cya cyizere cy'uko nawe ushobora gutsinda, ushobora kugera ku bintu bidasanzwe. Ugasanga niho usanga za mvugo, ugasanga abantu baravuga ngo abazungu. Hari imvugo zimwe dukwiriye gutandukana nazo muri 2020. Kuki wumva icyiza cyose wakitirira umuzungu, nawe wavutse ku mezi 12, akaba harimo n'abazungu b'abakene babayeho mu buzima burenze ubwawe, ariko uyu munsi wamubona kubera uruhu gusa, ukavuga ngo umuzungu yarakize, umuzungu yaragusize, umuzungu ni umuzungu, ngo yariye neza nk'umuzungu, yambaye neza nk'umuzungu. Mbese wowe uri kwibona nk'umuntu uri inferior, uri hasi cyane. Iyo myumvire no mu bantu benshi. Uyu munsi hari aho twajyanye n'abazungu n'itsinda ry'abazungu mu murimo w'Imana. Ndibuka ariko bapfuye kuhagera gusa, abantu barahura babegera no mu Kongereza gake abantu babasha kuvuga akantu kambere kakaba kumusaba ubufasha. Ndetse bijya bijena abo tujya tuganira b'abazungu b'abanyamahanga, bijya bibajena kubera ko iyo banarije, iyo baje bakanariza, hari n'ugihe basanga hano hari abantu benshi babayeho neza no kurusha iwabo. Ariko akenshi bagera ku byo bagezeho kubera aya mahame tuba turimo kuganira. Barayasobanukiwe kera, bakayagira ubuzima bwabo bwa buri munsi, bakatangira kuyakoresha. Ukigirira icyizere, uracyari munsi y'imyaka 30, kuki utatekereza yuko mu myaka iri imbere nawe uzajya usohoka ku rutonde rw'abakire bari munsi y'imyaka 30 iri imbere? Ubwo ntabwo ari ihame kubitekereza gusa ngo uhere kubigeraho, ariko muze ko twagiye tugaruka no ku yandi mahame yandi ajyanye no gukora kugira ngo umuntu abashe kubigeraho. Ariko iri hame ubundi utera intambwe bitewe n'icyo wemera. Urahaguruka ukagera icyo ugerageza byavuye mu mutwe, byabanje gukemukira mu mutwe. Ari nayo mpamvu y'iri hame twavugaga ryo kwemera, rya beliefs, ry'ibyo wizera, ibyo wemera. Iyo wamaze kubyemera, umutima wawe ukabyemera yuko
yuko ushobora kugera ku bintu bifatika, kandi twagiye tubiganira n'inshuti z'iki kiganiro inshuro nyinshi. Twabaganirije icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, twabaganirije inshuro nyinshi yuko Imana igambiriye kugira neza umuntu. Yabwiye Yeremiya ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira ni ibyiza gusa, ni iby'amahoro ntabwo ari ibibi. Mu guteka kwa kabiri yabwiye Mose ngo imubwira ku bantu bayo, irababwira ngo izabagira ab'imbere ntizabagira ab'inyuma, izabagira imitwe ntibazaba imirizo, bazaguriza amahanga ntibazayaguzaho, bazajya Imana. Iyo urebye usomye mu ijambo ry'Imana kuva mu isezerano rya kera kugera muri Shyashya, ubona ubundi umurage ifitiye abantu babo atari umurage w'ibibi, atari umurage w'ibyabatera amaganya nk'uko usanga abantu benshi bayafite, ahubwo ari umurage w'ibyiza. Urakoze kuzanamo ijambo amaganya, kuko akenshi izi beliefs ibi umuntu yemera bisohoka no mu magambo avuga. Turi bunabigarukeho hasi, turaza kubigarukaho, ariko aha kuri iri hame inshuti mukunzi w'ikiganiro, ikitabasha gukwira mu bwonko bwawe ntikizigera kiba no mu buzima bwawe. Guhera uyu munsi rero reka twihe intego yo guhindura imitekerereze yacu kugira ngo duhindure ubuzima bwacu. Uzasanga tukiri kuri iri hame ryo kwemera ry'ibyo abantu bemera kandi biyiziho, uzasanga abantu benshi bavuga nko muri ibi bihe ubona kubona akazi bisigaye bitakiri batakibukabona ku bwinshi. Iyo usubije amaso inyuma ugakora isesengura ry'ibihe igihugu cyacu cyagiye kinyuramo, hari igihe igihugu kitagiraga abantu bize na bake, kiza kugera igihe urangije segonderi arangiza bamutegereje ari mu bantu bakomeye bitwa abanyamashuri bahabwa akazi, hari akazi kabategereje. Icyo gihe kiza kuvaho, abanyarwanda benshi bariga bagera muri kaminuza, bigeraho umuntu arangiza kaminuza nabwo akazi kamutegereje. Hanyuma biza no icyo gihe nacyo kiratambuka, bigera mu kindi gihe abantu bayiga ku bwinshi, noneho abantu bagatangira kugera mu mirimo hakozwe ipiganwa rya cyane, abantu bapiganwa cyane. Uzasanga muri iki gihe cy'ipiganwa umuntu akubwira ati njyewe, ugasanga kandi yamaze si ibyo avuga ku munwa gusa, ahubwo no mu mitekerereze yo no mu byo yemera ukasanga niko abyemera. Ukavuga ati iyo nta muntu ufite ushobora kuguherekeza ngo akwicaza ahantu mu kazi, iyo nta muntu ufite ushobora kukuvuganira imbere y'abakoresha, ntushobora kubona akazi. Ugasanga umuntu yabyishyizemo kandi atari n'ukuri, ako ntabwo ari ukuri, ni ya myemerera noneho isubiza umuntu inyuma, itarimo imuteza imbere. Twarimo tubivuga, wari umaze kubagira inama y'uko umuntu wagira imyemerere yemera ishobora kumugirira umumaro ari uko yakwimenya nk'umuntu ugenewe gutera imbere bitangaje byo ku rundi rwego. Urwo rugero warutanze urubona no mu bucuruzi. Hari abantu bicara bamubwira uti ariko wagiye ukagerageza ukareba akantu wakora ukajya ugira amafaranga makeya winjiza, tudafite igishoro, nta gishoro kinini mfite. Urumva n'ubundi ni mu myemerere, cyangwa se akakubwira ati n'abarimo bari kurira. Urumva we agiye gufatira urugero kuba ku bantu ibintu byananiye bari kurira. Niba ari uwo yumvise warize kubera ko hari impamvu zatumye ahomba zimuturutseho cyangwa ziturutse ahandi, we agafata umwanzuro akavuga ati njyewe sinzabijyamo kubera ko abantu barimo bararira. Icyo kigarutse kuri kimwe twavuze haruguru cy'uko ibyo umuntu yemera ari akayunguruzo kayungurura amakuru amwinjira mu matwi, mu bwonko. Iyo amakuru yinjira mu bwonko, amatwi aba yakiriye byose, ariko kubera ko umuntu yemera ko amugana abantu barimo barira, ubwonko bukabika amakuru y'abarira, nawe akajya mu itsinda ry'abarira. Muri make abandi bo bari kurira baragerageje hari ibyo bakoze, ariko we ari kurira bishingiye kuri ya myemerere gusa, akarira ataratera n'intambwe yo kugira icyo akora. Ikindi ni icyo nyine cyo gufatira urugero kuba ibintu byananiye. Dukwiye kwitoza muri uru rugamba rwo kwiteza imbere, tukitoza gufatira urugero kuri ba bantu babigezeho kandi bageze ku bintu bihambaye.
kuko niba uyu munsi dukoma mu mashyi tugaserebura tukishima hari umukire twumvise wavuye mu bihugu by'amahanga waje mu Rwanda abantu bagahurura bakajya kumutega amatwi ntabwo ari maji ntabwo ari ibitangaza bindi byabayeho ni amahame yagendeyeho y'iterambere ayashyira mu bikorwa kumutega amatwi ni byiza tukumva izo nama ariko tugatera n'intambwe tukavuga tutari ko kubera iki ngewe ndashobora kugera ku bimeze nka biriya ndetse no kubirenza kuko iyo uri gutekereza gutyo ni naho uba igisubizo ku bibazo bihangayikishije abantu kandi iyo utekereza gutyo ni nabwo ushaka n'amakuru kuko byapfiriye muri za beliefs muri ya myumvire muri ya kwa kuntu wibona witekereza nta n'intambwe ushobora gutera yo kugira ikindi kintu ukora bica intege umuntu akicaye ataranahaguruka nta n'intambwe aratera akagumya akicara yego hanyuma agatekereza ko hari igihe bizahinduka akicaye akabasha guhaguruka kandi twabivuzeho ko ubusazi ari ukugumya ugakora ibyo wakoraga ukiringira kubona umusaruro utandukanye n'ibyo n'uwo wajya kubona muri make ahangaha iri hame icyo ritubwira mu rugamba rwo kwiteza imbere wowe udukurikiye twese hamwe reka uyu mwanya twange ubukene mu mitekerereze yacu ntitwibone nk'abakene ntitwibone nk'abantu ba nyakwigendera ntitwibone nk'abantu badashobora gutera imbere ubwonko bwacu nibumara kubyakira nibwo tuzatangira kugira imyitwarire n'imikorere iganisha kuri za nzozi zacu kuri za ndoto zacu hari n'ijambo twahereyeho dusoma mu gitabo mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo wa 2 n'uwa 3 twabwiraga abantu n'ijambo rivuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya mu zindi ndimi iringiri rivuga imitima mishya nko mu cyongereza bavuga renew of the mind ni ukuvuga mugize imitekerereze mishyashya abantu bakunze kuriganiraho cyane bavuga ku gukiranuka no gutekereza mu biganisha ku gukiranuka ariko no muri ibi turimo tuvuga by'iterambere kugira umutima mushya utekereza witekereza nk'uko Imana igutekereza witekereza nk'uko Imana igutekereza utitekereza nk'uko amateka yakugize utitekereza nk'uko abandi bagutekereza utitekereza nk'uko abandi bakubona utitekereza bijyanye n'ibyagiye bigutsindagira hasi ahubwo ukitekereza nk'uko Imana igutekereza byanditswe mu ijambo ry'Imana nyunyuze mu ijambo ry'Imana ukareba uko Imana ivuga abantu bayo abagendana nayo bayizera byakabaye umuntu avanamo imbaraga yego umuririmbyi umwe wo mu cyongereza yaravuze ngo reka umunyantege nke avuge ngo ndakomeye mfite imbaraga ngo reka umukene avuge ngo ndakize ariko abivugishijwe nuko yiringiye Imana ishobora guhindura ibintu yego iri hame ryo kwemera rijya ribuza abantu gutera intambwe iri hame ryo kwemera rijya ribuza abantu bitewe n'ibyo umuntu yemera rikagira ariko iri ni hame rijya rituma umuntu atera intambwe ikomeye itangarirwa n'abandi bitewe n'uko yemeraga yuko ashobora kugera ku bintu bikomeye ashobora gukora ibintu bikomeye cyane cyane ashobojwe n'Imana mu yandi magambo iri hame rirakora mu buryo buri negative rikanakora mu buryo buri positive bitewe n'urikoresha n'uburyo abyemera akenshi usanga abantu barikoresha mu buryo bubasubiza inyuma ariko dushobora guhindura aho wakitekereje nk'umukene ukitekereza nk'umuntu ukibona ukiyumva ukigirira icyizere ukitekereza nk'umuntu w'umukire kandi ushobora kuba n'umukire mu buryo budasanzwe umuntu akemeza umutima we ko kubera ko hari abandi babigezeho nawe birashoboka yuko yabigeraho na Satani yakongorera kuko akenshi intambara
intambara turwana muri ibi bintu by'imyemerere bya beliefs iba mu bitekerezo. Ni nayo mpamvu Paulo yandikiye abaroma kuriya guhindura mindset, kubera ko niba wemera ko umuntu adashobora kubona akazi nta muntu umujyanye, ni ukuvuga ngo uzatanga ruswa, uzashaka umuntu ukujyana, birangire mu iterambere. Ni naho hazamo wayo umunyabyaha. Yego, ni naho hazamo gushaka gukira mu zindi nzira, kubera ko zidaciye mu mucyo. Kandi ahandi nanone abakoresha bararira ngo babuza abakozi bazima, abandi nabo baryamye ngo babuza ababajyana. Ubwo ntabwo turi tushobora no kubihuza n'uburyo umuntu agenda akabimbata y'ubwoba, yagera mu kazi ati ndakavamo. Oya, no ataranakageramo akabaho ari umuntu ubaswe n'ubwoba, kandi ubwoba buriya ni intwari ikomeye Satani akoresha kugira ngo akwambure ibyiringiro, akwambure gutekereza ejo hazaza heza, akwambure kwizera abandi bantu, akwambure kwizera urukundo rw'Imana n'imbaraga zayo, anakwambura ubumuntu bwawe n'ubushobozi wifitemo karemano bwagombye kugufasha kugera ku bintu bidasanzwe. Aha rero Sekibi buri gihe adutera mu myumvire, mu mitekerereze, byapfira muri ya myumvire yacu, bigapfira no mu myitwarire no mu mikorere. Ku muntu byapfiriye muri ya mitekerereze n'ibyo yemera, kenshi uzasanga ari n'umuntu utesha agaciro icyo afite, agaha agaciro kanini cyane icyo adafite. Yakumva bamuhakanira gato agahita byakira byihuse. Urugero pastor, urugero aho hantu umuntu utesha agaciro ibyo afite agaha agaciro ibyo adafite. Reka nkwereke nk'urugero. Ubu reka ngutangeho urugero kuko ni wowe turi hamwe. Uyu munsi ukora kuri Life Radio, uri umunyamakuru waho, ukora no muri iki gisate kijyanye n'iby'ubukungu n'iterambere, ariko nibaza ko mu mashuri utize itangazamakuru. Hari abantu bagira gutya yabona itangazo ritanzwe na Life Radio rishaka abanyamakuru, kavuga ngo babize itangazamakuru, bageze binibi, bafitemo uburambe bw'imyaka ingahe, kwako n'amatangazo y'akazi aba ameze. Umuntu wize iby'ubukungu nkawe ushobora kuba yumva kunze itangazamakuru ariko ataregeza aryiga, ataranarigiramo uburambe bunini, ntatekereze ko ashobora gutera intambwe ngo babwire ati ariko ngewe n'ibyo nize nabyo bibamo amakuru ashobora gutangazwa, muramutse mumpaye akazi numva havamo ibintu bizajya bigirira umumaro ababikurikira. Ntatere intambwe kubera ko atigeze abonaho ku itangazo ikintu cyitwa faculté y'ubukungu, ngo nize ubukungu sinize journalism. Ibyo ufite ukabitesha agaciro ukabigira zero, ibyo udafite ukabigira ibintu binini cyane bitabaho. Reka ntanga urundi rugero wenda rworoshye. Akenshi iyo ubajije abantu impamvu batagira icyo bakora kibateza imbere, bakubwira amafaranga, bakubwira ko nta mafaranga. Ariko ubundi amafaranga azakurikiye igiteke, afite ibindi bintu akurikiye, kandi akenshi ugasanga aba bantu barabyujuje. Uyu munsi niba ufite impano yo kuririmba, ni resource, ni ikintu ushobora gukoresha kikazana ya mafaranga, ariko kubera ko wumva ko icyo udafite ari cyo uhaye agaciro ari ya mafaranga, niyo mpano urayibagirwa, ukibagirwa yuko ahubwo nayo ishobora kuba ikintu cyakubyarira amafaranga. Niba uvuga indimi zirenze rumwe, ushobora kubibyaza umusaruro. Hari umuntu usanga akunda abana, yaca no ku mwana ku muhanda atazi, wenda yiyanduje ku mazuru atihanaguye, ukabona yihutiye kumutunganya atanamuzi, ari urukundo rw'abana afite. Ariko wenda ugasanga umuntu yagize amahirwe yo gukomeza mu mashuri, yagize amahirwe yo kugira umutahe runaka w'intuzi, ariko rwa rukundo rw'abana n'ukuntu agize ashobora kubibyaza umusaruro, kuko hari abantu bakeneye ababafasha abana, hari abantu bakeneye abantu bakunze abana bashobora kuza. Urundi rugero, niba
hari uduteza amatwi akaba afite abantu bamufashaga ari kwiga bamwishyurira amafaranga y'ishuri bamwishyurira ahantu ho kuba uyu munsi yararangije kwiga aricara kumva yuko ikibazo afite ari amafaranga aho gutekereza ahubwo ku cyo yakora kuko urumva niba ba bantu baratangaga amafaranga y'ishuri bakagufasha kubona ahantu ho kuba n'ibyo kurya n'ibindi uyu munsi banezezwa no kugushyigikira uramutse uberetse igitekerezo kizima cy'icyo ugomba gukora cyatuma wifasha kuko baragufashije ariko haracyariho n'undi mutwaro wo gukomeza kugufasha no muri ubwo buzima nigeze mbiganira n'umwana ahera ko agenda rwose ategura umushinga w'ikintu agiye gukora yegeranya ba bantu bose bamufashaga kwiga nababwira ati rwose mwaramfashije ariko nanjye dore icyo nateganyije gukora gishobora kumfasha gukomeza kwifasha no kuzafasha n'abandi bana bari inyuma yanjye ba bantu bariyegeranya baravuga bati reka dushyigikire umwana wacu agira icyo yakora uyu munsi ari gukora ubucuruzi kandi buri kumufasha kwiteza imbere niba hari abantu muziranye uretse ko ubwo ndashaka kuvuga bashobora kuba nk'abakiriya ubwo ni ikindi kintu watekerezaho niba hari ibintu byinshi niba ufite itungo hari umuntu urira akakubwira yuko akennye yabuze n'amafaranga yo guheraho kandi afite ibindi bintu atari guha agaciro icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane kuko buriya akenshi n'amakimbirane kwivumbura abantu bagenda bagira no ku Mana akenshi bituruka ku kudaha agaciro iby'Imana yabakoreye bafite ahubwo bakarushaho gutekereza ku byo bifuza kugeraho ugasanga za wants zo zizahoraho ntizizigera zirangira ariko ugasanga biraduhuma amaso yo kubona ibyo dufite inshuro nyinshi Imana yajyaga gutabara abantu bayo ikababaza ngo ufite iki yego ufite iki mu ntoki niko yabajije Mose niko hanyuma icyo afite ikakibyaza umusaruro niko Yesu yabajije abantu bari ku gasozi bari mu giterane amasaha yo gufungura ageze nta kintu bafite arababaza ati mufite iki kuriya bamusubije bati nta kintu gihari usibye utuntu tubiri umwana umuhungu hari udufi tubiri n'utugati dutatu urebye nta kintu gihari mu by'ukuri kindi Yesu aravuga ati utwo turahagije ni mu bicaze mu bagabire gutesha agaciro ibyo ufite ugaha agaciro cyane ibyo udafite n'umutego uturuka muri iri hame twarimo tuvuga ryo kwemera ibyo umuntu yemera nta munsi n'umwe uzibona wujuje ibisabwa byose nta munsi n'umwe uzibona wujuje ibintu bikenewe byose buri gihe umuntu aba afite icyo afite n'icyo adafite umuntu wese ntawe ugira impano zose ntawe ugira ubushobozi bwose iyo uhaye agaciro ibyo ufite hanyuma icyo udafite ugatekereza ko nacyo ushobora kukigeraho aho ngaho niho bitangirira bigakemuka ni naho hazamo ikintu cyo kunyurwa kubera ko uzasanga umuntu akenshi anyuze akanyura ku nzu nziza iyo nzu kubera ko atayifite harimo na cya kintu cyo kumva ko we hari abandi yagenewe we ntabwo ari iye ntiyayigeraho ugasanga iramutwaye cyane ibitekerezo kurusha iyo afite aho gutekereza no kwibaza ngo nakora iki kugira ngo nanjye ngere ku nzu nk'ingiyi ugasanga birapfira mu mitekerereze buri gihe akihagera ahita avuga ati rubanda bariha kandi nawe kwiha bitari bimugoye kwiha ntawe bimubujije cyane iryo ngira ngo ryari ihame rya kabiri twatuvuzeho ryo kwemera hari irindi rya gatatu buriya twabihuza naryo ni ihame naryo ryo kwizigira ikintu uyu munsi twibanze mu mitekerereze ariko ni nabyo niho hapfira ibintu byinshi ni naho bikemukira kwizigira no kwitega kubona ikintu nibyo bita expectation yego
ku expecting ikintu, kwitega kubona ikintu, kwitega kugera ku kintu. Mbese gutegereza kubona ikintu ariko ukabitegerezanya umutima udashidikanya, mbese bikaguhindukira nk'ubuhanuzi wihanuriye kandi bugasohora. Iryo hame nicyo rivuga ko ikintu utegerezanije umutima udashidikanya kiguhindukira nk'ubuhanuzi wihanuriye kandi ubwo buhanuzi burasohora cyane. Akenshi mu kanya ndikumva nozuwemo no kubwira abantu ngo duhanure, tugire ibintu twihanurira, tugire ibintu duhanura ku buzima bwacu. Akenshi uzasanga ibyo uhora utekereza n'ibyo uhora uvuga nibyo bisohora mu buzima bwawe. Ibyo bintu mwarabibonye, ibintu umuntu ahora atekereza, ibintu umuntu ahora avuga, ubundi mwibuke tubihuze ya mahame yandi twavuze, bivuye muri ya mitekerereze. Nibyo bije no ku rurimi ni nabyo umuntu avuze, nibyo akenshi umuntu agenda abona mu buzima bwe. Icyo we expectinga, cya kintu witeze, cya kintu wizigiye, cya kintu wihanuriye, cya kintu wumva cyahindutse ubuhanuzi ku buzima bwawe, nicyo ugenda ubona mu mibereho yawe. Iyo wizigiye ibyiza birumvikana biboneka mu buzima bwawe, iyo wizigiye ibibi nabwo ntabwo ibyo bintu bibi bibura mu buzima bwawe. Hari ijambo ry'Imana, hari ahantu mu gitabo cya Yobu mu bice 3 ku murongo wa 25 hari ahantu havuga ngo icyo natinyaga nicyo cyangezeho, ngo kandi cyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Iyo bya bitekerezo ubihamishije ku bintu bibi, ku bintu biri negatifu, ku bintu birabizana. Yego. Buriya abakire, abo twita abakire, abanyine biba bizwi ko ari abakire, bizigira kugera ku bukire. Aba bantu b'ibyamamare, abanezerewe, bizigira kugera ku munezero n'ubwo bwamamare bwabo, kandi birabakundira bikaza cyane rwose. Buriya expectation ni ikintu gikomeye cyane. Buriya umubyeyi ni kwa kundi umubyeyi nawe aba atwite yiteze kubyara, afite amatsiko menshi, akagira ibyo yitwararika, akagira ibyo akora nk'uko abaganga bamugiriye inama, akagira ibyo arya, akagira bya bintu expectinga, bya bintu yiteze, bya bintu yizigiye, biraza bikamuhindukira ukuri mu buzima bwe. Ihame ryo kwizigira ni ihame rikomeye, ni ihame rikomeye kandi rikora. Hari igihe njya mbigerageza mu buzima, no mu buzima bworoshye bwa buri munsi. Hari igihe ujya ahantu wenda nko ku muntu utwara imodoka, cyane cyane nko muri uyu mujyi wa Kigali, hari igihe ujya ahantu ugasanga ahantu ho guparika imodoka hashize. Wenda ni igiterane kinini mugiyemo, cyangwa mugiye guhaha, cyangwa mugiye mu yindi gahunda, ariko ahantu hahuriye abantu benshi, ugashaka ahantu ushyire imodoka ukahabura, kandi ugomba kuvamo ukajya gukora ibyo ugomba gukora. Kandi akenshi njya ntindamo akanya gatoya, nkicara nkavuga ntegereje umuntu ugiye gusohokamo muri izi za paritse. Ntabwo bijya bimara iminota 2 ntawe uvuyemo, kandi hari uhanyura akanyuramo akareba akabona hose haruzuye, akirukanka imodoka akayirukankana akajya guparika ahandi kure kugira ngo aze kugaruka n'amaguru. Inshuro nyinshi njya nizigira ko ndi bubone umuntu uvuyemo, kandi bigakunda. Icyo wizigiye urakibona. Yego, urakibona. Turaza kubihuza. Hari irindi hame rindi turibuze kuvugaho rirushaho kubisobanura neza, ariko muri uru rugendo rwo kwiteza imbere, tangira utekereze ibyiza bikomeye ushobora kugeraho. Kandi hari noneho hari n'utangira kwitekereza nk'umumiliyoneri, agatera intambwe, agatangira gukora, ariko wanamureba no mu migendere ye, no mu mivugire ye, no mu nshuti ze, ugasanga yatangiye kubigendera, yatangiye kubaho atari ugusesagura, atari kugira gute, ariko wanamureba. Hari ingero nziza z'abantu b'inshuti zanjye, akubwira ati ngewe mu myaka iri imbere nizeye ko nzaba ndi mu bantu bafite amamiliyoni.
kandi koko ukabona aragerageza, ukabona aranatera n'intambwe yo kuhagera. Iyo ubwonko bwabyakiriye ugatangira kubitekereza, utangira no kubona inzira zikuganisha aho bya bintu bishobora kugira. Ushobora no kutagera 100% kuri bya bindi wari wizigiye, ariko byanze bikunze ugera hafi yaho. Reka dufate n'urugero, igihugu cyacu n'ubuyobozi bwiza dufite, tumaze kumenyera ko ntabwo tujya twipasa mugufi. Buri gihe dutekereza ibintu byagutse. Niba ari icyerekezo igihugu cyihaye, kiha icyerekezo cyagutse, kizatuma igihugu kubona ko bihita biraba. Reba viziyo 2020, abantu twayitekerezaga kera tukumva ni ibintu bitazabaho, bamwe abandi bakumva ntibazabigeraho, abandi bakumva ibyo bintu bishoboka, kandi icyo gihe 2020 hari mu 2000, nta nubwo kugira ngo wizigire ibintu bikomeye bihera kuri situasiyo nziza runaka urimo. Mu 2000 igihugu uburyo cyari kimeze kiri gutangira kwiyubaka, murabyibuka. Ariko ubuyobozi buravuga buti muri 2020 turifuza ko umunyarwanda azaba ameze atya, igihugu kizaba gihagaze gitya. Kandi intambwe zagiye ziterwa zose zaganishaga kuri cya kintu twizigiye, cya kintu expecting. Ubu uyu munsi nibitaragezweho 100% turi hafi aho ngaho, wenda tuzabona wenda mu biganiro bitandukanye abayobozi bagenda babisobanura intambwe zagiye ziterwa, ariko byinshi turabyibonera n'amaso. Byinshi birahari, biragaragara. Hari akantu abantu bajya bavuga ngo niwiha intego, bakavuga mu ndimi z'amahanga ngo niwiha intego byibura ujye upima nk'izuba, ngo uri aba ari ryo upima, ngo ushobora kurihusha byibura ugahamya ukwezi. Naho ngaho yego. Expectation ni ikintu gikomeye rero, ndagira ngo utangire ubone ko utwo wamaze kugeraho ari intangiriro y'ibindi binini cyane uzageraho, kandi ibyo bizakubera inzira ikuganisha ku byo wizigiye kugeraho. Buriya icyo wari uvuze cy'utuntu abantu baba bamaze kugeraho, mu Kinyarwanda hari ibintu bita kunyurwa manuma. Kunyurwa manuma, niba tuvuge wari ntange nk'uruhe rugero, wakodeshaga inzu, wubatse akazu k'icyumba kimwe kari mu manegeka, ukumva ukikuzuza uzamura amaboko ugashima Imana, ukavuga uti ku kwezi nta muntu uri bumpagarare hejuru anyishyuza inzu ye. Ariko gutekereza ko wabirangije ugahita uhuza amaboko, ukegama, ukagereka akaguru ku kandi, ukavuga uti narasoje by'imiturire, naratuye, singikodesha. Aho ngaho ntabwo buri mugana muri wa mugambi wo kugera ku bintu bizima binini bifatika. Ahubwo wagombye gutekereza uti noneho ko nta muntu unyishyuza ya mafaranga nishyuraga ku kwezi, niki nayakoresha kizatuma nubaka indi nzu cyangwa ngera ku kindi kintu kirenze kuri kimaze kugeraho. Ese ko ndi mu manegeka, ejo bundi igishushanyo mbonera cy'umujyi n'ikingonga cyangwa ibiza bikaza, wabyitegura bikazasanga nariyubatse ntari mu bimurwa. Yego, ntari mu manegeka. Ashobora no gufata umwanzuro wo kushaka indi nzu ahandi hazima, umusonga w'ubukode wari utuje gatoya, ariko noneho winyurwa naho ngaho ngo ugumaho, ahubwo ibyo ugezeho niho wari ugeze ubabwira. Ibyo ugezeho bona ko ari intangiro, bona ko ari intambwe ibanziriza ibindi byinshi biri imbere, ukomeza urugendo. Pastor, wiyumva ute iyo biriya byizigiro bimaze kugira imbaraga zikomeye muri wowe? Hari igihe bigira imbaraga zikomeye mu muntu, ukumva byagutwaye wese, ariko akenshi nibyo byahereye no hejuru aho wavugaga bya byizigiro bimaze kugira imbaraga.
bimera nka bwa buhanuzi wihanuriyeho kandi bukasohora bibyara umusaruro byanze bikunze byo ubwabyo biragusunika bikajya bigusunikira kugira icyo ukora kugira ngo ubone bibaye impamo birushaho gutuma wigirira icyizere cyangwa bikongerera ikintu umutima wawe ushyikira akenshi unakibonera inzira wenda biri buze turi bubigereho nitujya ku rindi hame rikurikira tuganiraho ry'uburyo umuntu ari rukuruzi bayita magnet mu cyongereza uburyo cyangwa ema mu gifaransa hari akantu ushyira hafi y'umusumari gahita kawukurura ifata ku cyuma ahantu buriya n'umuntu bwe ni rukuruzi y'ibintu iyo byamaze gukemukira mu bwonko no mu mutima wumva mu bwenge bwawe birimo ubyemera yuko ibyo bintu bishoboka iyo umaze kubyemera yuko bishoboka inzira iraboneka. Hari umuntu twaganiraga turanasengana kwa kundi tujya dusoza umwaka umuntu akagira ibyifuzo nka 3, 4, 5 ashyira imbere y'Imana yifuza ko azakora Imana izamufasha kugeraho muri uwo mwaka. Yarari kumbwira ko kimwe muri ibyo byifuzo yari afite kwari ukugira inzu ye i Kigali. Yahereye mu kwa mbere akibisengera yumva abona yanzu mbese akajya yumva bwa buhanuzi akarangiza ukwezi yumva ari gusatira yanzu akanagerageza kugira ibyo akora kugira ngo arusheho kuyegera. ubwo twabivuganaga ariko umbwira yuko mu byo ashima Imana ari uko umwaka urangiye yanzu ayibonye. Ariko urumva uwo muntu atandukanye n'umuntu utarigeze agira ya expectation, atarigeze agira yizigira kubona yanzu. Noneho uko amezi yashiraga atayibona buriya yumvaga afite ikibazo, mbese yumva bimutwika bimusunika bimutera umwete kuko afite ikintu yihaye nk'intego, ari ikintu yiteguye kugeraho. Buriya na rya jambo mwavuze yuko Imana izatugira yadusezeranyije kutugira imitwe itazatugira imirizo. Harimo uruhare rukomeye rw'umuntu kugira ngo abe umutwe. Ntabwo Imana ifite imbaraga ariko ntigifata abantu bayo ku ngufu cyane rwose. Iyo bipfiriye mu ruhare rw'umuntu ku giti cye rero cyane cyane muri ya mitekerereze utabasha gukurura na ya masezerano ngo ahinduka ubuzima, bya byizigiro bihinduka, bya byiringiro wari ufite bihinduka ubusa, ukabona ugiye kugira dufatiye no kuri urwo rugero warufashe rw'uwo mushuti wawe wakubwiraga ibyo. Buriya ufite ibyo byizigiro ugatangira gutekereza yuko inzu ishoboka, amakuru yo kugira ngo ishoboke urayegeranya. Yego. Amakuru y'uburyo byashoboka, niba ari aho ikibanza kiri, niba ari zigurishwa, niba ari amadeni yo kugira ngo iboneke, niba ari uburyo. Icyo gihe amakuru ubwonko butangira kwakira amakuru atandukanye ajyanye nabyo, bikakuganisha aho biri bushoboke. Kandi iyo wabyinjiyemo gutyo ushaka nawe makuru, ni kimwe mu byo ugomba gukora kugira ngo bya bintu bihinduke ukuri. Ndagira ngo kuri iri hame mbere yuko turivaho pasiteri, twavuze yuko biriya byizigiro, ziriya expectations n'ubuhanuzi uba wihanuriye wowe ubwawe kandi bugasohora. Ndagira ngo inshuti zacu turi kumwe mu kiganiro, buri muntu wese atekereza ibintu agomba kwihanurira, abyihanurira mu buzima bwe. Hanurira bya bindi wabonaga bimeze nk'amagufa yumye, wongere ubihanurire bijyeho inyama, bijyeho imitsi, rwose Imana ibishyire mu mwuka w'ubuzima, bigende byongere bibe bizima. Kuko ibintu dufite amasezerano menshi ariko tugomba kuyavana mu nyuguti. Buriya Bibiliya iravuga ngo nimunasenga nimwizere ko icyo musabye mu gihawe. Ntabwo ari muzagihabwa, mwizere ko icyo musabye mu gihawe. Rero nagira ngo tufate uwo mwitozo, buri muntu wese agira ikintu ahanura, yihanurira, yexpectinga, yitega, yizigira, yizera kubona muri iyi minsi iri imbere
byaba mu iterambere haba mu buzima busanzwe haba mu buzima bw'umwuka icyo umuntu yexpectinga n'icyabona. Hanyuma kandi niba ubyiteze niba ubyizigiye unatangire utera intambwe yo gutekereza uko bishoboka, uruhare wagira mu kugira ngo bishoboke, n'abandi bashobora kugiramo uruhare kugira ngo bishoboke. Hanyuma urambura amaso, ukoresha ubwenge, utekereza uburyo bishobora gushoboka, ugisha inama abantu. Yego, tugiye ku ihame rikurikiyeho ryo kureshya. Kureshya cyane ni ihame mu cyongereza byitwa ni ihame rya attraction, gukurura. Abandi bavuga ngo ibisa birasabirana. Iri hame ryo waritubwiraho iki Pascal? Iri ni rimwe mu mahame akomeye cyane, ntabwo twanarivugaho ngo turirangize kuko ni ihame abantu bajya banaganiraho bagakora na seminars zitandukanye. Abantu bashaka no kubimenya bashobora no kujya no ku mbuga nkoranyambaga ibyo bintu bya attraction. Ariko iri hame niryo mwigeze mukomozaho yuko burya buri muntu ni rukuruzi. Ni rukuruzi, ibyo mwise magnet cyangwa ema. Ni rukuruzi, akurura iki rero? Akurura abantu n'ibintu bijyanye neza n'imitekerereze ye. Mbese bya bintu bikunze gutinda mu mutwe we, byaba ibintu, byaba abantu, zaba situations, zaba circumstances, ibintu bikunze gutinda mu mutwe w'umuntu. Abahanga bagaragaza yuko umuntu aba rukuruzi wabyo, ibyo bintu bikaba ihame mu buzima bwe. N'ubundi biragaruka kuri ya mitekerereze twari turi kuvuga, haba mu bucuruzi haba mu buzima busanzwe. Ibyo ufite n'ibyo wakuruye. Ibyo ufite n'ibyo wakuruye, wabikuruje iki? Wabikuruje ibitekerezo byawe. Mu yandi magambo, uri w'uyu munsi ni umusaruro w'ibyo wagiye ukurura cyane, ubikuruje bya bitekerezo. Bivuze ko rero ushobora guhindura n'ubuzima bwawe kubera ko ushobora guhindura uko utekereza, bigahindura bya bintu ukurura. Ngira ngo nacyo twakomeje kubwira abantu yuko hari amakuru meza. Buriya iyo tuvuze ngo ikintu giterwa n'iki ariko ugasanga ni ikintu udafitiye umuti, uyu munsi wambwira ati icyahindura icyakemura ibibazo byawe nuko waba utakiri umwirabura, aho nakumva ko bitazahinduka kuko ndiwe niko navutse, nta kizahinduka. Ariko imitekerereze turimo kuvuga, aya mahame twagiye tuvuga menshi ashingiye ku mitekerereze. Kandi buriya n'ubundi ubukire n'ubukene ntabwo ari ingano y'ibintu umuntu afite, bituruka mu mitekerereze. Imitekerereze niyo ibashisha umuntu kugera ku bukire bufatika, cyangwa imitekerereze ikadindiza umuntu akageraho aheranwa na bwa bukene. Aho mu mitekerereze hari n'umuntu abantu bareba bakabona yuko ari umukire, ariko we agahora yitekereza nk'umukene. Mbese akumva ni n'umukene. Aronzi yakoraga imirimo rwose imwinjiriza amafaranga menshi, ariko ugasanga afite yarukuruzi ikurura ubukene, ikurura imibereho ya gikene mu buzima bwe. Ahora abona ko akennye, ari wa muntu udashobora no gutanga amafaranga ngo ashyire umukozi mu nsina mu rutoki ajye kurukorera, akava gucuruza amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko yarangiza nimugoroba hatabona saa 12 ryari akigira mu rutoki kujya kurukorera. Ushobora gusanga ngo wenda ari ugukunda gukora. Yego, ntabwo ngiye kuvuga yuko ari ukugira, ariko hari bambwiye wari ufite amakamyo n'amazu akomeye atandukanye y'ubucuruzi mu rumwe mu mijyi yunganira Kigali. Ntabwo ndi bumuvuga izina kubera ko turi kuri radio, ariko ajya kwivuriza ku cyangombwa cy'abatishoboye.
byari mu minsi ishize na mituweli zitarasakara cyane, ajyana icyangombwa cy'abatishoboye kandi azwi cyane muri uwo mujyi. Umuntu wamwakiriye kuri reception kwa muganga aramubwira ati se kuzana icyo cyangombwa, aramubwira ati none urashaka kungisha impaka yuko njyewe nishoboye. Afite amakamyo, afite n'amazu menshi. Wenda birasekeje, urumva ko muri we yibona buri gihe, kandi ni ikintu cya mindset, ni ikintu gikwiriye guhinduka niba twifuza gutera imbere mu buryo burambye. Kuri bene ibyo hari n'abajijisha, hari abajijisha banga. Hari umuntu nigeze kumva avuga ngo ajya atera intambwe akaguza abantu azi bagenzi be b'inshuti, abaguza udufaranga duke, ariko ari ukugira ngo akumire ko bazaza kumuguza. Noneho iyo mindset nayo urumva ko ifite ikibazo nayo ubwayo. Afite amafaranga arayarunze menshi, n'imitungo yindi ifatika, ariko akavuga ati Pascal utugendana kugira ngo atazigera atekereza ko kuza kunguza amuguze. Bene uwone nawe wanga gushyira n'umukozi mu byo akora, kandi buri gihe iyo uri self centered, ibintu byose ushaka ko bibi byawe wewe wenyine, uba uri ufunga imiryango y'umugisha. Uriya navugaga natangagaho urugero, ntacyo bitwaye rwose kuva mu kazi, mu bucuruzi, ukajya mu nsina, ukajya gukoresha amaboko yawe, ukajya gucukura amabuye, niba ufite ikirombe nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ariko kandi nashaka kongeraho, hari igihe rwose byatugoraga no kumwumvisha ko agomba kujyana umwana we kwa muganga. Urumva akamujya munsi y'urugo akahira ibyatsi, akamuvugutira, kandi afite amafaranga menshi, akamushakira imibirizi n'ibindi, atajya kuvuza umwana, ibintu nk'ibyo. Ugasanga afashe inzu nziza ya miliyoni nyinshi, agiye kuyubaka mu manegeka, hahandi imivu izajya itemba ikayitembaho. Mbese ugasanga amafaranga arayafite, ariko mu mitekerereze yahora yibona nk'umukene. Bijya bibaho ku bantu bameze cyane cyane abantu bashakishije baturutse ahantu habi. Hari igihe iby'amafaranga bikemuka ariko mu mutwe bitarakemutse. Ahangaha urundi rugero, ukabona umuntu nta kintu abuze iwe mu rugo, ariko atashye ubukwe cyangwa agiye kurya muri resitora, ugasanga yaruye ibyo kurya biri kugenda bimumenekaho. Yujuje isahani, ni wa muntu ushobora kwigurira icyo ashatse cyose, ariko kubera ko hari ya nzara yo mu bitekerezo, ibiri mu bitekerezo, ugasanga yaruye ibyo kurya biragenda bimumenekaho, kubera ko yujuje isahani yashyiraho n'iby'umurengera, bikagenda bimumenekaho bimwanduza. Ntabwo by'ukuri uriya muntu icyo akeneye ari uguhaga gusa, ahubwo haba hari ikindi kibazo. Ibyo reka twe kubitindaho, ubwo twari dushatse kuvuga ko hari ubwo umuntu ashobora kuba uko yibona, uko abandi bamubona bitandukanye n'ibyo akurura mu buzima bwe, cyangwa nuko nawe yibona. Ariko ahangaha iyo utangiye kwiyumvamo inyota ikomeye yo kuva mu byo urimo ukagera ku byisumbuyeho, ukiyumvamo inyota ikomeye yo kuva ku bushobozi ufite uyu munsi, yo kuva ku kazi ufite uyu munsi, yo kuva ku mwanya urimo uyu munsi, yo kuva ku rwego rw'ubucuruzi uriho uyu munsi. Niba waranguraga nawe ukumva waranguza, niba watumaga ibintu mu Bushinwa ukumva nawe wakwigirayo, niba wari wa muntu, ugatangira kwiyumvamo iyo nyota ikomeye cyane yo gutera ya ntambwe ikuvana mu bintu bimwe ikujyana mu bindi. Ibyo bintu butangiye kubikurura. Uko iri hame rivuga ko umuntu ari rukuruzi y'ibyo atekereza, ibimwuzuye mu bwonko atangira kubikurura. Iyo umaze kwiyumvamo iyo nyota, bya bintu, ya situwasiyo ushaka kugeramo, utangira gukurura ibintu biguhuza. Muri make yarukuruzi kurimo iri gukurura cya kintu ushaka kugeraho, itangira kuguhuza
n'abantu n'amahirwe bafite ibitekerezo bikuganisha ahandi kuri cya kintu ushaka kugera, amahirwe ashobora kugufasha kuhagera, situwasiyo runaka zishobora kuhagera zikuganisha kuri za ndoto zawe ushobora kugira. Erega tutagiye kure, umuntu urebye ibyo wagezeho mu buzima bwawe, ibyo umaze kugeraho, wasanga neza warabigezeho kuko wabishyizeho umutima. Wabanje kugira igihe cyo kubitekereza no kubishyiraho umutima, urabikurura, ariko none areba ibyo utabashije kugeraho, nabwo urasanga nabyo bijyanye neza n'imitekerereze wagize, n'ibyo watekerezaga. Muri make ikintu utabasha gutekereza ntabwo ushobora kukigeraho, ntushobora kugikurura. Uzasanga niba umuntu yiyemeje yamaze gukurura urwego ashaka kugeraho, uzisanga byanze bikunze watangiye no guhura n'abantu bari muri urwo rwego cyangwa hafi yarwo, kuko uri gushaka amakuru uzayakura ku babirimo, uri gushaka amakuru uzagera aho ibyo bintu bikorerwa, uri gushaka, hari n'ubwo sinzi niba iyo coincidence uko nayisobanura, niyo yarukuruzi, wisanga cya kintu ushyizeho umutima cyane, uri gutekerezaho cyane, aricyo kiguhuje n'abo bantu cyangwa ibyo bintu utanabigezemo n'imbaraga nyinshi kugira ngo bashakishe. Aho rero ni ikintu gikomeye cyane, dukwiriye kwiha ingamba tukavuga ngo reka duhindure imitekerereze ituganisha ku byo dushaka, cyangwa se duhindure imitekerereze isanzwe iganisha ku byo tudashaka, turebeye ko ibyo bintu bidahinduka mu buzima bwacu. Buriya ni ikintu gikomeye cyane. Uzasanga umusinzi yisanga ari kumwe n'abasinzi, cyangwa ari aho inzoga zinywerwa. Abantu babifata nk'ibisanzwe, bakagira ngo ni ukujya gushaka inzoga gusa, ariko uzasanga inshuti z'umusinzi ni abasinzi, kandi aho bahurira ni mu kabari cyangwa ahandi hari inzoga. Hari umuntu nigeze kumva arimo avuga kuri ibi ngibi byangije urubyiruko by'ibiyobyabwenge, avuga ati ubu wagutuma n'ikiyobyabwenge cy'umuti udasanzwe muri iryo tsinda ry'ababifata, ushobora kuzenguruka Kigali ukamara imyaka utabonye n'ak'umuti. Ariko ku muntu ubitekereza, ubinywa, ugize, niyo uturutse ahandi akisanga, umuntu arimo abiganira avuga ati uramutse ushaka no kuba uvuye n'aha mu Rwanda wagera mu mujyi wo hanze w'i Burayi cyangwa muri Amerika, umuntu usanzwe anywa ibiyobyabwenge mu minota 5 yaba yabonye aho biri. Ni ukubera ko ya mitekerereze ye ikurura ibijyanye n'ibimuri mu mutwe. Uzasanga arabikurura ni attraction, biraza arabireshya. Imitekerereze yawe irabireshya, ireshya abantu n'ibintu bijyanye na cya kintu wimitse muri wowe. Uzasanga abacuruzi nabo babamo ibyiciro bitandukanye, uzasanga abatumiza ibintu mu mahanga ari bo usanga bari kuganira, ko hari ibibahuza. Niba nawe wasanzwe wacururizaga hano aho ngaho muri quartier y'iwanyu, ukaba wifuza kujya ku isoko rinini, uzisanga n'ubundi uri kumwe n'aba bacuruzi bacururiza mu masoko manini. Ntibivuze gutandukana n'abandi kuko akenshi abari bo bakiriya bawe, ariko uzasanga nibo basangira, bari hamwe, bari kubazanya amakuru, Dubai bimeze bite, mu Bushinwa si ibiciro bihagaze bite. Ukumva iyo hisanze muri icyo kiganiro nta nubwo ushobora kugira icyo uvuga, kuko iyo situation wisanzemo, iyo circumstance wisanzemo itandukanye n'ibyo ureshya mu buzima bwawe. Uzasanga umukene uzi ko buri hari n'ibintu tujya tureshya mu mibereho yacu. Hari abasobanura neza Ihame bavuga ko buriya n'uburwayi n'ibindi n'ubukene n'ibindi akenshi biza ku muntu cyangwa ku bantu kubera ko bagenda babireshya.
aha rero bivuze ko dukwiriye guhindura imitekerereze yacu tugatangira kureshya bya bintu twumva koko twifuza kugeraho mu buzima bwacu. Ibyo nibyo bizatuma duhindura ibyo tuvuga, nibyo bizatuma duhindura abo tugendana, nibyo bizahindura situation tubamo, kandi tukiga no kwatura ikinyuranyo cy'ibyo tudashaka mu buzima bwacu. Nonaha ugatangira kwatura ikinyuranyo cy'ibyo wanga, cy'ibyo udashaka mu buzima bwawe. Cyane rwose birakora iryo hame rirakora. Iyo uhinduye imitekerereze iganisha ku byo ushaka biraza mu buzima, iyo uhinduye imitekerereze iganisha ku byo udashaka ntabwo biza mu buzima. N'abanyarwanda bavuga ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Ibyo utekereza cyane nibyo bivamo ibyo uvuga cyane nibyo bivamo ibyo wizera nibyo biyobora ibyo ukora bikazahinduka akamenyero mu buzima bwawe, bikazavamo akamenyero, hanyuma bikagira ibyo uvuga akenshi, ibyo watura, amagambo ararema. Ibibiri bikarukaho inshuro nyinshi. Nari mbifatiye aho ngaho wari uvuze ngo ibyo utekereza ukanabyatura. Iyo wimenyereje guhindura ibitekerezo, kuko Bibiri irabivuga ahantu hatandukanye yuko guhindura ibitekerezo bishoboka. Twigeze kubivugaho tuvuga mu rwandiko rwo Pawulo yandikiye Abaroma avuga ati muhinduke mugize imitima mishya, ariko ahandi haravuga ngo mugize imitekerereze mishyashya. Ariko niyo ugiye mu rwandiko rwandikiwe ab'Ifilipi ibice byaho 4 ku murongo wa 8 usangayo naho ahandi havuga ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro n'ibishimwa byose, niyo haba hariho n'ingeso nziza hakaba n'ishimwe, ibyo ari byo mwibwira. Ufite ubushobozi bwo guhindura ibyo wibwira. Ndetse rimwe na rimwe iyo umaze gusobanukirwa yuko ibinyura mu bwonko bwawe ari byo bigena uruhare runini rw'ibintu bikubaho, utangira kujya wirukana ibitekerezo bitandukanye binyuramo udashaka. Bibiliya ahandi iravuga ngo dufatanira ibitekerezwa mu mitima tukabigomorera Kristo. Gufata ibitekerezo byawe ukabihindurira icyerekezo, ibyo ni ibintu bishoboka cyane, kandi ni ibintu bishobora kuzakugeza ku bintu byinshi. Ni ibintu bishobora guhindura ibyo watekerezaga nk'amahirwe bigatangira kuba realite mu buzima bwawe. Ni ibintu bishobora guhindura ibyo watekerezaga nk'ibibazo bikugwirira, cyane cyane bene ya mitekerereze mibi ugatangira kuyanga, ugatangira kuyirwanya, iva mu bwonko bwawe. Buriya Kristo ni n'umutambyi wacu, ariko buriya ibyo twibwira, ibyo twizera tukanabyatura bigira imbaraga zikomeye cyane no mu buzima bwacu bw'umwuka cyane. Ibyo twizera tukabyatura, buriya ikintu cyitwa kwizera, njya nkunda cyane ukuntu ahantu henshi muri Bibiliya igenda ibyongeraho no kwatura. Niwizera Kristo ko ari umwana w'Imana, ko byagenze ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ukabyatuza akanwa kawe, uzakizwa. Icyo kintu rero, buriya iki kintu cyo guhindura imitekerereze, ibyo wimitse mu mitekerereze yawe nibyo uba uri kwatarakitinga, nibyo uba uri gukurura, nibyo uba uri kureshya, nibyo bihinduka imibereho yawe. Aha ni ikintu gikomeye. Iri hame ndibwira yuko abatwumva bamaze kurisobanukirwa. Reka twitoze kureshya ibyiza, kureshya ibyo twifuza kugeraho, kureshya no kwatura ibintu byiza mu buzima bwacu. Iri hame ngira ngo
rifitanye isano n'ihame tugiye gukurikizaho, ihame ryo gusa n'ibikurimo cyangwa ihame rya correspondance, gusa n'ibi umuntu asa n'ibimurimo. Ubwo nicyo bivuze. Umuntu asa n'ibimurimo imbere. uyu munsi reka turagerageza kurisobanura. Uyu munsi twibanze ku bintu bijyanye n'imitekerereze n'imimerere y'imbere y'umuntu, kuko nibyo niyobora umuntu. Ubwonko niyo moteri y'umuntu, imitekerereze niyobora umuntu, ikayobora imyitwarire n'imikorere n'imibereho, imibanire y'abandi, byose biyoborwa n'imitekerereze n'imivugire, n'ibyo umuntu ashobora kugeraho byose bibangamirwa cyangwa bikihutishwa n'imitekerereze afite cyane. So kubwira ihame rero rijyanye n'uko umuntu asa n'ibimurimo, iyi correspondance, iri hame rivuga ko ibikugaragaraho hanze, uko tukubona mu nzira, mu rugo, ku ishuri, mu kazi, biriya ntabwo ariyo shusho nyayo, niyo shusho nyayo, ibikugaragaraho hanze cyangwa se ibikubaho, ibikubaho mu buzima bwawe, niyo shusho nyayo y'ibikurimo imbere mu mitekerereze yawe, mu bitekerezo. Ubwo ngiye kuvuga yuko akenshi warugiye ngiye kuvuga ko hari naho bavuga ko ari nk'uko wireba muri miruwari. Ni nk'indorerwamo. Dufashwe urundi rugero kugira ngo byumvikane, buriya igiti cyera imbuto zijyanye n'akamero k'icyo giti k'imbere. Umwembe kugira ngo were imyembe ni ukubera ko ufite akamero k'umwembe. Muri make uko umuntu agaragara inyuma ni reflection, ni ishusho y'isi y'uwo muntu imbere muri we. Muri make ibitekerezo biganza ibindi muri wowe, ibitekerezo bikunda kuganza ibindi muri wowe, nibyo bigena uwo uriwe inyuma, nibyo bigena ibikubaho, ni nabyo bigena uko wowe ubaho. Iyi ni principe muri aya mahame yose twaganiriyeho. Nshatse navuga ko iri hame niryo hame rikomeye cyane kurusha ayandi. Mu yandi magambo, muri nibi by'iterambere turi kuvuga, ntacyo washobora kugeraho kigaragarira abantu hanze kidaturutse mu byo utekereza imbere muri wowe cyane, kidaturutse muri wowe imbere mu buryo umeze. Birashoboka cyane kugena icyerekezo cy'ibitekerezo byawe. Ibi twabigarutseho, turakomeza no kubigarukaho. Ni ngombwa kubishimangira. Numara guha umurongo neza ibitekerezo byawe, uzaba urimo no guha umurongo mwiza ibintu byinshi bigize ubuzima bwawe. Nukomeza gutekereza ukanatura ibyo ushaka mu buzima bwawe, ukanga gutekereza no kuvuga ibijyanye n'ibyo udashaka mu buzima bwawe, uzaba urimo kurema isi ijyanye n'ibyo wifuza. Iki ni ikintu gikomeye, ni ikintu cy'ingenzi abadukurikiye bakwiye kwitaho. Icyo waruvuze ngo nukomeza gutekereza ukanatura ibyo ushaka mu buzima bwawe, ibyo ushaka, ibyo wifuza, aho kugira ngo byumvikane mu maganya, byumvikane muri bya bindi twigeze guheraho umuntu avuga ngo aho umutindi yanitse ntiriva, ubone ko bidashoboka, wature ko bidashoboka cyane, ahubwo utangira ubyiyatureho nk'ibishoboka. Uvuga ahubwo aho umunyamahirwe yanitse na nijoro rirava. Riva n'igihe kitari kuko na Bibiliya ni kwivuga Imana ifite ubushobozi kandi n'umugambi wo guhera abakiranutsi bayo umugisha aho abandi batakawuboneye. Uribuka Abraham atandukana na Loti ukuntu byagenze, aho Abraham yerekeye, kuko Imana yamusezeranyije yuko izamugira umugisha kandi izamuha umugisha, amahanga yose azaherwa umugisha muri we. Ibyo byari bihagije, byari mu mitekerereze ye, byari birimo imbere muri we, byari bihagije kugira ngo we ntiyirirwe ahangayika ngo hariya n'ubutayu, wese inka amatungo yanjye azarisha hehe. Aho ahahitamo Imana ihahumuhera umugisha. Binyibukije umuntu
umuntu w'umunyamasengesho twavuganaga kuba dukurikiye wenda iyo mvugo utayimenyereye kuko tuba dukurikiwe n'abantu batandukanye. Hari umuntu witangira gusenga agasengera ibyifuzo by'agasengera n'iby'abandi, agasengera ibimureba n'ibitamureba, ubuzima bwe bwinshi akabumara mu masengesho. abo nibo twita abanyamasengesho. hari uwo twavuganaga ku kintu runaka arimo avuga ati ubu noneho ukwizera mfite, ati ni bene kwa kwizera kwa meza n'ibivuzo. Donc yatumye ntekereza process biba byaciyemo kugira ngo bigere aho byitwa ibivuzo. aba ari amasaka yinitswe agatekwa akanyura mu ntuza akazarangira ibyiringiro byo kumera biba bidashoboka, ariko avuga ati ni bene kwa kwizera kumeza ibivuzo. Twarimo tubivugira kuri iki ngiki cyo gutekereza ukanatura ibyo ushaka mu buzima bwawe. Usanga abantu benshi bafite ibintu bifuza. Umuntu yifuza kuva ku rwego rumwe agera ku rundi, umuntu yifuza kuva ku ntambwe imwe agera ku yindi, umuntu yifuza ko ibintu byacamo akagera ku byo yifuza. Bya bindi twakomeza gutangaho urugero, umuntu akava mu bukode akabona inzu. Hari n'ubari munsi y'ubukode. Naratangaye n'ubuzima bwo munsi y'ubukode bubaho. Hari umuntu uba utabasha kwikodeshereza inzu, atunzwe n'abandi, acumbikisha abantu, cyangwa aba mu zidakinze, ba nyirabuzo bataruzuza, cyangwa hari n'ababa mu ishyamba. Bijya bibaho. Ariko hari uba ari munsi y'ubukode agatangira kugira icyifuzo cyo kuvuga ngo umunsi navuye ahangaha nkabasha kwishyurira iyanjye nzu, akumva nishimye. Undi akaba ari mu bukode agatangira gutekereza ko umunsi yavuye muri ubwo bukode akagira iyo nzu nta muntu umuhagarara hejuru nka nyir'inzu amwishyuza. uri muye nawe agatangira gutekereza ibindi. Ariko icyo nashaka kuvuga kuri iri hame twariho ryo gusa n'ibikurimo no kubisohora, naho nari mfatiye kuri iriya nteruro wari uvuze mu kanya uvuga ngo nukomeza gutekereza ukanatura ibyo ushaka mu buzima bwawe. Abenshi baba bafite ibyo byifuzo, ariko wakumva ibyo yatura ukumva bitandukanye cyane n'ibyo byifuzo afite. Ubwo bivuze ko abari kurema isi itandukanye niyo yifuza kugeraho. Kandi umuntu asa n'ibimurimo. Mu yandi magambo, ibyo uri kurema muri wowe nibyo bizaba ubuzima bwawe, kuko nibyo bizagena uko uzagaragara inyuma. Aha mu buryo busanzwe nk'abantu bemera Imana, ndashaka kuvuga ko buriya no gukizwa nyabyo, ariko guhindura imitekerereze Pawulo yabwiraga Abaroma, ni impinduka zibera imbere mu muntu. Nibyo bita kuvuka ubwa kabiri. Ubundi uwo mwami Kristo wakiriye nk'umwami n'umukiza wawe ni Adamu wa kabiri, ni azanya kandi kamero gashya gatandukanye n'ako ukomora kuri Adamu wa mbere, bitandukanye na ka kamero k'umuntu, ako twita kamere cyangwa nature ya kera. Izo mpinduka rero zihereyemo imbere nizo zigena n'uko umuntu yitwara inyuma. Usanga hari igihe tugora abantu turi kubasaba kwitwara neza inyuma, kuvuga neza, kubana neza n'abantu, kudakora ibyaha. Ugasanga turi gushaka ko abantu bitwara nk'abamarayika inyuma, ariko imbere atarahindutse. Kandi isi y'imbere mu muntu niyo iri buze kugena ibimubaho n'uburyo abaho inyuma. Hari n'igihe dutinda nko ku myambarire, ariko umuntu mu mutima bitarahindutse. Yego. Hariya tuba turimo kugora umuntu nawe akatugora, kubera ko urimo urashaka
ni nka kwa kuntu umuntu arwara malaria akagira umuriro mwinshi abantu bagashaka kuwuzimisha igitambaro gitose ariko mu by'ukuri igitambaro gitose cyazimya ku ruhu ariko nticyavamo umuriro ni ingaruka zibiri kubamwe imbere mu mubiri. Buriya Yesu avuga ngo abantu ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, yashakaga kuvuga ko hari naho yavuze yuko ikijya mu imbere atari mu nda icyo umuntu yinjiza atari cyo kibi, ahubwo ikibi ari ikiyivamo, kijya mu nda atari cyo kibi ahubwo ikica ari ikiyivamo. Yashaka kuvuga umusaruro cyangwa imbuto zikomoka kuri ya kamere iri mu muntu itarapfuye, nizo ziza ari mbi cyane. Aha rero gushaka ko umuntu utarahinduka imbere yera imbuto nziza zikwiriye abakijijwe, ni nko gushaka ko avoka yera umwembe. Ntabwo bishoboka. Gushaka ko umuntu utekereza ubukene buri munsi azatunga ubutunzi, azagira ubutunzi agatera imbere, atarabasha kubitekereza no kubigira ibye mu kurema yasi y'ubukire muri we, ni nko gushaka yuko avoka yakwera umwembe. ni n'ikintu kugira ngo wenda abantu bazumve neza ibi by'aya mahame turimo kuganiraho. Hari ikiganiro bushize nigeze kuvuga tuzakurikizaho ikiganiro cy'abantu bagiye bagwa ku mafaranga menshi nimvuga menshi ariko wumve menshi, bayatomboye bayavanye nko muri tombora cyangwa bayabaraze, ababyeyi bayabaraze, umuntu akagwa ku mafaranga menshi ariko bya bindi byo mu mitekerereze bitarahinduka, atarigeze abanza guhindura mu mitekerereze ugira. Abenshi tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha, aya mahame wenda tuzagenda tuyagarukaho no mu bindi biganiro by'ikindi gihe, ariko mu kiganiro gitaha tuzagaruka ku bantu babonye amafaranga menshi, abantu bariho bazwi, bamwe bakiriho abandi batambutse batakiri kuri iyi si, ariko bikaza kurangira ya mitekerereze itarigeze ihinduka ibizambije byose. Muri make aha twakwanzura yuko ikibazo nyamukuru dufite ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ukutagira amafaranga, ahubwo ikibazo nyamukuru dufite ni imitekerereze ariyo iri buze gukira. Bihera mu bitekerezo bikajya mu bikorwa, bikagena uko umuntu yitwara, ubundi bigahinduka ubuzima. Hari ahantu twigeze kuvuga ku ihame, ngira ngo twarivuze nko ku bwa gatatu, tuvuga ku ihame ryo kwizigira, rijyanye kuvuga ku ikintu gitegerezanyije rwose, umutima ushikamye, tuvuga ko abakire bizigira kugera ku bukire. Abantu banezerewe n'abantu b'ibyamamara kenshi usanga bizigiye ibyo bintu. Buriya bivuze ko hari n'igihe baba batari muri situwasiyo, abakire tuzi hari igihe baba bari muri situwasiyo itari y'ubukire, ariko umutima bafite n'uburyo ibitekerezo byabo n'icyerekezo ibitekerezo byabo bifite, ibyo bikaba bibaganisha ku bukire. Abandi nabo bakaba bari mu gihe kimwe cyo kuba nta mafaranga bafite, ariko icyerekezo cy'ibitekerezo byabo kikaba kigufite aho kiganisha hatari mu ntuzi. Mu bantu b'inshuti, hari inshuti njya ngira bamwe banamaze kugera ku mafaranga afatika, ariko hakaba ubwo muhuye yakubititse, ari umuntu w'amamiliyari cyangwa amamiliyoni menshi, ariko mugahura nk'umunsi umwe akeneye nk'ibihumbi 100, kubera yuko situwasiyo abamenyereye by'amafaranga haba hariho rimwe ahari menshi ubundi yagabanutse ubundi, ariko wa wundi ufite imitekerereze yahindutse iganisha ku bukire, niyo ari muri cya gihe cy'amafaranga adahari, aba afite ibyiringiro, aba yizeye ko ejo bizahinduka. Yego, pastor, hari abagabo wenda niba baduteze amatwi banyihanganira ntango urwo rugero simvuga amazina, berutse kuhura turi abagabo 5 turi tuganira nyine ku bijyanye n'iterambere. Dushoje ikiganiro
umugabo umwe mugenzi wacu aduha umukoro twari turi kuri ibyo nyine byo kurema isi umuntu yifuza kubamo ukayirema ukabitekereza kandi ukagira icyo ukora kugira ngo ubigereho. Aduha umukoro aratubwira ati mwese muri abagabo, buri wese natekereze ku ishusho yifuza umuryango we uzaba ufite mu myaka 30 iri imbere, we atawurimo muri 2050 we atahari. ko mwari mwisezereye hakiri kare. Oya impamvu nuko mu biganiro twagiranaga nuko hari harimo kwa kantu nyine kajyanye n'uburyo sosiyete nyarwanda yaremyemo umugabo, inshingano yamuhaye rimwe na rimwe usanga zinahombye zinasubiza urugo inyuma, cyangwa se bitavuze ko abagore bo batabishobora. Noneho ugasanga harimo bamwe muri twebwe bitekereza ko ari bo fondasiyo, ari wo musingi w'imiryango, badahari imiryango idashobora kubaho, cyangwa se umugabo akumva ko umumaro we gusa ari gutanga amafaranga, ibindi byose byikora kubera ko amafaranga ahari. Noneho ngira ngo naho ikiganiro cyari giturutse, ariko umukoro yaduhaye niwo nshaka kugarukaho dusoza kuri iri hame dusorejeho ryo gusa n'ibiturimo. Aratubwira ati buri mugabo muri mwe reka muhe umukoro agenda atekereze ku muryango yifuza, uko yifuza umuryango we uzaba umeze mu myaka 30 iri imbere. Adahari icyo wenda ndaba nkiretse uko twese twahere ko duseka, ariko aduha n'ingero nyinshi. Aratubwira ati haba impamvu nyinshi zishobora gutuma waba udahari. Ushobora kuba uhari warwaye utagifite ubushobozi bwo gukora, ushobora kuba uri muri situation zitakwemerera gukora, ushobora kuba udahari waritabye Imana, ushobora kuba kuko nabyo no kuri kubuzima, ushobora kuba ufunze, ushobora kuba hari ibintu byinshi bishobora gutuma waba udahari. None hariko aratubwira ati rero uko wifuza umuryango wawe uzaba umeze mu myaka 30 iri imbere, waba uhari cyangwa udahari, iyo shusho naba ariyo utangira kurema ejo mu gitondo dutandukanye. Abari utangira kurema kandi ukore ugamije ko umuryango wawe koko uzaba umeze uko nguko wifuza mu myaka 30 iri imbere. Nari nyitanzeho urugero nshaka kuvuga ko kirakomatanya y'amahame atandukanye twagiye tuvugaho. Ibintu byose bihera mu bitekerereze. Ubu nonaha reka duhindure ishusho y'ibiturimo imbere mu bitekerezo byacu. Dutangire twumve ko ibizagaragara hanze n'ibyo tuzageraho byose bizaturuka mu bo turibo, kubo turibo imbere muri twebwe. Dutangire tugene cya cyerekezo, duhindure icyerekezo cy'ibitekerezo byacu, tugire ya shusho twifuza. Niba ushaka kuba miliyoneri, niba ushaka kugira intambwe runaka utera, niba ushaka kugira intambwe uteza umuryango wawe, iyo ntambwe banza uyitere muri wowe mu mitekerereze yawe. Banza wibwire iby'ukuri, wibwire ibyo kubahwa, wibwire bya bindi byose twavuze ibiboneye nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Ubundi ibizaba inyuma bizabe ari umusaruro w'impinduka w'ibyabaye mu mitekerereze mw'imbere. Kuko amafaranga ushobora no kuyabona binyuze mu buryo butandukanye, ariko niba ya mitekerereze y'imbere idahindutse ntabwo wagera ku iterambere rirambye. Nayo wabona yaguhindukira ikibazo aho kugira ngo akubere abe igisubizo n'umusingi w'iterambere. Rero ndumva iri hame naryo twaba turisubikiye aha ngaha tugana no ku musozo, ariko abantu twumve ko gukira bihera mu bitekerezo bikajya mu bikorwa, bikagena uko umuntu yitwara, ubundi bigahinduka ubuzima bugaragara inyuma abantu bose babasha kubona. Tutarasoza hari uwitwa Evangeliste Honore yavuze, yagize ati ashimwe Yesu, ikiganiro murimo ni cyiza. Umubwiriza yavuze ko
amaso y'umunyabwenge aba mu mutwe we. Hamwe no gutekereza neza birashoboka ko umukristo yakwihanurira icyiza kandi kikazamusohoraho. Atuye Masaka. guhanura no gukora kugira ngo umuntu abigereho, ariko nkunze iri jambo ry'uko amaso y'umunyabwenge aba mu mutwe. Kandi iyo tuvuze umutwe ntabwo ari tuba tuvuze mu mitekerereze, ni mu bwonko, ni buriya icyo abantu bakunda kwita umutima, uvuga ngo mugize imitima mishya, ni iyo mitekerereze. Imana rero ihindutse rwose. Ati Imana ibaha umugisha. Ndati Yesu ashimwe abandi. Ushaka gutera imbere ahera kuri bike kandi akigirira icyizere. Yego, guhera kuri bike kandi umuntu akigirira icyizere. Ugahera kuri bike ufite ariko ngo kwirinda no kwaya. Kwirinda gusesagura. Twagiye tubigarukaho inshuro nyinshi. Imana imuha umugisha umukunzi w'ikiganiro cyacu. Ngira ngo twagana ku musozo w'iki kiganiro, dushimira abantu badukurikiye. Twaganire ku mahame atandukanye, tuganire ku mahame cyane cyane twibanze kuri 5, ariko yose kita rusange cyangwa icyo ahuriyeho nuko aganisha ku bitekerezo n'imitekerereze bihindutse. Ngira ngo twavuze ku ihame ribanza ry'imvano n'ingaruka. Tuvuga ko buri kintu ugeraho cyose gifite aho cyavuye, gifite imvano, kandi buri gikorwa ukora, buri buryo witwaramo nabyo bifite ingaruka. Iyo ufashe umwanya ukabireba mu gihe kirambuye, mu gihe kirambye, urabibona byanze bikunze. Iri ni ihame ry'ubuzima kandi rinagaragara mu kwiteza imbere muri iyi nzira yo hinduka twifuza ejo hazaza. Tugomba kugira icyo dukora uyu munsi. Ubu uyu munsi uko uhagaze biraterwa n'uko witwaye mu minsi yatambutse. Ushobora kuba warashatse uko wiga amategeko y'umuhanda, ugashakisha perimi, uyu munsi bikaba bigushoboza kuba umushoferi cyangwa umumotari, ariko uko witwara uyu munsi bizagena uko uzaba umeze mu myaka 20 iri imbere, mu myaka 30 ingahe iri imbere. Tukangurira abantu ko ukwiye kubitekereza kandi ukagira icyo ubikoraho. Twaganiye ku ihame ryo kwemera, twaganiye ku ihame ryo kwizigira cyangwa expectations, twaganiye ku ihame ryo kureshya ibikubaho, kureshya situation uhura nazo. Twaganiriye ku ihame ryo gusa n'ibikurimo, ari naryo dusorejeho. Tubashimira ko dukurikiye, tubashimira ko mugiye kubifataho umukoro. Pascal yaratubwiye abo baganiraga n'umuntu wabahaye umukoro wo gutekereza uko bazaba bameze mu myaka 30 iri imbere. Bibiliya iravuga mu bice 13 umurongo wa 22, ivuga ngo umuntu mwiza, kandi abantu b'Imana badukurikiye hirya no hino aho muri mwese turabifuzamo kuba abantu beza. Iravuga ngo umuntu mwiza ngo asiga umwandu uzagera no kubuzukuru, asiga umurage. Ntago umuntu mwiza wagendanye n'Imana, winjiye mu masezerano y'Imana, acunganwa nuko ariye bugacya bukira, ahubwo umuntu mwiza ngo asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bwo bubikiwe abakiranutsi. Ni uwo murongo uvuga mu Migani 13:22. Turabifuzamo nk'abantu muzabasha kwiteza imbere, mukagera n'ahantu musiga umurage mwiza uzagera no ku buzukuru banyu, uzarenga urwego rw'abana banyu bikagera no ku buzukuru banyu, kubera uburyo muzamwaritwaye mwubahiriza amahame tuvana mu ijambo ry'Imana, mwubahiriza amahame tuvana mu buhanga buhari, mukagera kuri byinshi. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge dusoza. Data wa twese mu ijuru, tugushimiye ibihe byiza duhereye aha muri studio, tugushimiye ibyo tuganiriye. Ijambo ryawe ratubwira ngo duhinduke rwose tugize imitima mishya. Ndagusabye kugira ngo abadukurikiye bumva hari ibyo bakwiye guhindura,
umwuka wera abashoboze kwiyinira no kwanariza uko babayeho, uko batekereza, ibibateza imbere n'ibibadindiza, hanyuma ubashoboze no guhinduka. Natwe twese ukomeze kutugirira neza, ukomeze kutuvugurura uko umunsi ukeye, umunsi ku wundi utugire neza, ugire neza igihugu cyacu, ukomeze kugiha umugisha, umutekano, uburinzi ku bayobozi, ubwenge ku bayobozi, kugira ngo duhabwe umugisha twese nk'abaturage, kandi n'itorero muri rusange ukomeze kurikoresha ibyo kwagura ubwami bwawe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Umukristo ni mwiza se, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika, kandi iterambere ireba buri wese. tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Live Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu rukundo n'iterambere.